Yego Eric. Okay, muraho neza mukomere bakunzi ba Niyo Ngabo, welcome back on my YouTube channel. Ndi kumwe n'umushiti wanje wabwira abatifu batakuze kuri YouTube channel yanjye. Amazina yanjye ni Ildefonse Uwizerimana. Ildefonse n'umushiti wanje nuga ko duhuriye mu myigaragambyo. Ndakeka nuko gatatu tuzagaragara tuzone tugahora. N'ubwa kane. Kubera icyo cyo myigaragambyo Ildefonse. Victoire ni umuntu ukiri uri wowe kubera iki waje n'abandi bantu mu mvura nta bwoba kubera iki. Victoire ni role model w'Abanyarwanda. Role model, okay. Ni umuntu Abanyarwanda benshi Yego. dukwiye gufatiraho icyitegererezo tukareba uburyo ki abasha gutera intambwe. Yego. Akavuga ibintu bipfutse mu mitima y'Abanyarwanda benshi. Yego. Kuko mu Rwanda hari ikibazo cya kutavuga. Yego. Kutabasha kuvuga ibintu biri ukuri bitandukanye n'ibyo FPR yempoza cyangwa se ihatira abantu kuvuga. Victoire rero impamvu mushigikiye ngomba kuza mu myigaragambyo nsaba guverinoma y'u Rwanda kubaha no gukurikiza uburenganzira bwa muntu, bakubaha Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bafite ibitekerezo biteza imbere igihugu bitandukanye n'ibyiyumviro bya gatsiko ka FPR kayoboye u Rwanda, dore ko ni agatsiko kamwe navuga k'abagome kuko n'abagome n'abajura n'abasambo. Kurikije ingero nyinshi zifatika, amazu basenyera abantu, imitungo batwara ntangurane, abantu bari kuroha ku gasozi kwa ngara. Mu Kinyarwanda niko bavuga ngo ni ukwangara. Biriya Victoire yarabyitegereza akabasha kuvuga, yari ari hano ameze neza ntacyo yari abuze, aremera aravuga ati ngomba kuvugira aba Banyarwanda bari kurengana. Aramanuka azamura ijwi rye aravuga. Urumva ntabwo byashimishije leta y'u Rwanda kuba ibonye umuntu w'umukontresikise ushobora kuba yabahagarika muri ubwo bujura bwabo n'ubugome, muri icyo gitugu bakomeje kopresamo Abanyarwanda. Nibwo rero bamuhimbiye ibyaha, araburana bwa mbere arabatsinda, barakomeza baramutoteza kugeza kuri iyi nshuro bongeye kumufunga ubugira kabiri. Iriya ni ikimenyetso kigaragara cyane, ni intsinzwi ya Kagame, umuperezida uhangana n'umubyeyi. Tukiri naho ngaho muri myaka 15 bageze kumuhindura, abaturage barabarigitisha, abandi bari gusoma ibitabo bafunze imyaka 5, nagacika intege nagatezuka, kuvuga ko umuntu ukomeye cyane w'ingirakamaro. Mbona rero kuvuga ko natwe tutazacika intege. Igihe cyose ufite ukuri urakugaragaza. Kuri kinyoma gifata asanseri kikagera hejuru ku meza, ariko ukuri kukazamuka esikariye bagahurirayo kandi ukuri kugatsinda. Mbere yo gusoza message agenda abantu bakunda Victoire mu gihugu bari mu opposition nyarwanda, kuko gufata umuntu nk'uriya hari ugucika intege, hari ukoze ibintu byinshi cyane, hari ubutumwa bagenera, hari igitekerezo bahereza, mbese uritekerezo gute? Ubutumwa natanga cyane kamere ku rubyiruko. Yego. Urubyiruko nsigaye mbona cyane rwishora mu bintu bidafite agaciro, bizabasenyera ejo hazaza. Bamwe bakita ku magambo y'uriya mugabo, nawe nsigaye mbona naragiza nk'abaganga b'indera ba Fideli, bashobora kuzamwegera bakareba neza kuko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, ariko atabizi kandi abantu barabibona, kuko amagambo avuga ntabwo ari amagambo y'umuyobozi ushaka u Rwanda rw'ejo hazaza. Urubyiruko rero narushishikariza kutita ku magambo nk'ariya, ahubwo rwo rukamenya aho twavuye n'aho turi kwerekeza, kuko hamwe twavuye hafi aho myaka 30 ishize nk'imihanda aho twavuye mu bumuntu kera u Rwanda rukigendwa, bakareba ko bakeneye kubaka ejo habo heza, batari kurangiriza ubuzima bwabo mu nkiko. Kuko ibyo ukora uyu munsi ubiraga abana bawe, ubiraga abuzukuru. Ngongera ngaha message, ubundi isi iri mu bibazo kubera guceceka kw'abantu bafite ukuri kandi bashoboye, cyangwa abatubanjije b'ibigwari aha message ingaga zose ziharanira amahoro, ziharanira ubumwe n'ubwiyunge. Hari abapadiri, hari abihaye Imana. Ubwo kuri mucecetse niko kuri ko usenya u Rwanda. Mufungure imitima y'abantu, muvuge
mwigisha abantu benshi kandi inyigisho za kiliziya zirumvikana, inyigisho zubaka igihugu, inyigisho z'ukuri zigishirizwa mu matorero. Niyo mpamvu nsabye abayobozi b'amatorero gukoresha ukuri bagatsinda roho w'ubwoba. Iyo musenderezwa tukavuga bihaye Imana muhabwa ingabire zo gutsindikira, izo ngabire muzikoreshe u Rwanda rutaragera hafi. Izo niyo mesaje naha abanyarwanda, kuko hari ibibazo byinshi. Abanyarwanda bafite ibibazo byo mu mutwe biterwa n'ibyo babitse ku mutima. Yego iyo niyo mesaje natanga.